Yesu nashimwe bwoko bw'Imana. Muri iki gitondo nanone nongeye kubaha ikaze ku gicaniro cy'amasengesho, aho tugiye nanone kongera gufatanyiriza hamwe gusenga, kandi dusengera mu byanditswe byera. Ijoro ryatambutse twaraye dusengeye mu gitabo cy'abacamanza ibice byaho 6, n'ubundi niho tugiye gukomereza. Turakomeza abacamanza ibice 6 duhere ku murongo waho 25, hanyuma tugeze ku murongo waho 32. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, ndi mfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri maze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Asheri iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro, kukanunga kubatsweho igicaniro ubyitondeye, kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa ucyokesheje inkwi za Asheri uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko abikoze nijoro. Ntiyatinyutse kubikora ku manywa, kuko yatinyaga abo mu muryango we wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bukeye bwaho abo mu mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bali gisandaye, na Asheri yari hafi yacyo yari yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati, ninde wakoze ibi? Barababaririza bamenye ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati, sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaze igicaniro cya Bali agatema Asheri yari hafi yacyo. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka umukiza? Ati, ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare. Niba ari Imana niyiburanire, kuko basandaje igicaniro cyayo. Nicyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerubali, avuga ati, Bali nimurege, kuko yasandaje igicaniro cyayo. Yesu nashimwe cyane. Tubonye aya magambo y'Imana, kandi nanone nijoro twaraye turebye uburyo Abayisiraheli babaye mu gihe cy'akababaro imyaka 7 yose, baba mu bihe bibakomereye, bama mu cakara, bamubata bukomeye, kuko muri iyo minsi ngo Abamidiyani barazaga bagasiribanga imyaka yabo, babaho mu buzima bw'akababaro. Ntibabasha guhinga, ntibabasha n'ibyo bahinze byageramo hagati, bakaza ngo Abamidiyani bakaza bari kumwe n'Abameleki bakabisiribanga. Abisiraheli ngo bariheba, bashakaho kwihisha, babona umuntu w'Umumidiyani aje, bakamwihisha, kuko bari munsi y'ububata, bari munsi y'uburetwa. Ariko twongera kubona yuko kugira ngo bisange muri ububata, bisange muri uburetwa, byatewe n'ikintu gikomeye cyabayeho, bituma ndetse hari n'ababigenderamo batazi impamvu yabyo. Twabonye Gideyoni ababara, ariko atazi impamvu y'ibihe banyuramo. Twarimo twibaza ngo, tuvuga ngo hari ibihe tunyuramo, tukibaza ngo ni gute byagenze, ese biraterwa n'iki? Gideyoni nawe yibaza ibirimo bibabaho, ariko abiburiye igisubizo. Hari abantu bisanga mu ngaruka z'ibyakozwe n'abandi, ariko batazi impamvu yabyo, batarabigizemo n'uruhare. Ariko mu gusenga, mu gushaka Imana ijya iduhishurira
Imana igitwiyereka, Imana igikuraho imigambi mibi. Vuga ngo Mwami Yesu, nanjye muri iki gitondo ndasenze kugira ngo uyu munsi unyihishurire. Ndasenze muri iki gitondo kugira ngo ukureho imigambi mibi yose y'umwanzi, ibyashyizweho kera ntabizi, ibitambo byatanzwe n'abantu, abo nzi n'abo ntazi. Ibyo bitambo bibi byangiragaho ubushobozi, byangiragaho imbaraga. Uyu munsi ndi imbere yawe Mwami, kugira ngo ibyo bicaniro bibi, kugira ngo ibyo bitambo bibi bitwikururwe hejuru y'ubuzima bwanjye, bitwikururwe hejuru y'abanjye. Mbona amahoro yawe Data, mbona ubushobozi bwawe Mwami, mbona imbaraga zawe Kristo. Urakoze kunkunda, urakoze kunkiza, urakoze kuntabara, urakoze kungenderera mu izina rya Yesu. Gideyoni ngo arimo yibaza ibyo, nibwo Imana yamwihishuriye, iramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana ukize Abayisiraheli. Yumvaga nta mbaraga afite, yumvaga nta bushobozi afite, ariko uyu munsi Imana yamubwiye ngo ufite ubushobozi. Muri wowe hari ibihishemo, muri wowe hari ibyahishwe, hari bitarasobanuka, bitaramenyekana. Kubera iki? Umwanzi yaraje aragutwikira, nawe igicaniro cyari cyaramutwikiriye. Imana yamubwira ngo ikibazo gihari uyu munsi cyatumye Abayisiraheli bababara imyaka 7 yose, ni ukubera igicaniro kiri mu rugo iwanyu, ni ukubera igicaniro so yubakiye Bali. Yaragombaga kubaka igicaniro cy'Uwiteka, ariko yarabihinduye yubaka igicaniro cya Bali. Ni ukubera igicaniro cya Nyabingi cyubatswe, ni ukubera igicaniro cy'abarangi cyubatswe, ni ukubera igicaniro cy'ubupfumu cyubatswe, ni ukubera igicaniro cy'ibigirwamana cyubatswe. Uyu munsi gitiza amaboko abanzi. Uyu munsi nicyo cyatumye Abamidiyani, Abameleki n'abandi mubaha ibitugu. Uyu munsi hari igicaniro cya Nyabingi cyubatswe iwanyu kigomba gusenyuka. Uyu munsi hari igicaniro cya Ryangombe, uyu munsi hari igicaniro cy'abarangi kigomba gusenyuka. Birashoboka ko cyubatswe wowe utabizi, nka Gideyoni cyari cyarubatswe atabizi, atabisobanukiwe impamvu zabyo. Ariko buri gicaniro cyose cyagiraga imbaraga n'ubushobozi ku buzima bwawe, cyagutwazaga igitugu imibereho yawe, kigatwaza igitugu umuryango wawe. Iki gicaniro muri iki gitondo, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, mu mbaraga z'umusaraba wa Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera, iki gicaniro turakivumye, iki gicaniro turakivumye, iki gicaniro turakivumye mu izina rya Yesu Kristo. Reka ugire igicaniro uvuma muri iki gitondo, igicaniro gikorera mu rugo iwawe, igicaniro kibi gikorera mu muryango wawe. Iki gicaniro reka ukivume, ni kivumwe, ni gisandahare mu mbaraga z'umusaraba wa Yesu, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera, mu izina rya Yesu. Wa gicaniro kibi we, turakuvumye, 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 turakuvumye mu izina rya Yesu. Wa gicaniro kibi we cya Nyabingi, mu izina rya Yesu, sandara. Wa gicaniro kibi we cy'abapfumu n'abarozi, muri uyu mwanya turakuvumye mu izina rya Yesu. Wa gicaniro kibi we cy'abarangi, cy'abacwezi, wa gicaniro kibi we cy'abasataniste, muri iki gitondo mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu turakuvumye, sandara, kurwaho, senyuka mu izina rya Yesu. Gideyoni abana n'igicaniro kimugiraho ubushobozi, kimugiraho imbaraga. Igicaniro kiba mu gihugu kirabazengereza, ntibahinga ntibeza, babaho mu mubabaro,
babaho mu gahinda. Hari ibicaniro bituma abantu batubaka ingo, kandi ari ibicaniro byashyizweho n'ababakunda. Ntabwo se wa Gideyoni yari amwanzi, ahubwo igicaniro ni sisiteme ibaho ifata imitekerereze, igafata ubwenge bw'abantu, bagatsikamirwa n'imbaraga z'umwijima, bagakora bakoreshejwe mu buryo batazi. Ariko uwashyizeho igicaniro we aba azi ibyo akora. Ariko abari munsi y'imbaraga z'igicaniro hari ibyo bakora bakoreshejwe batabizi, kuko n'imbaraga zibakoresha z'icyo gicaniro. Birashoboka yuko wabaho munsi y'igicaniro cyashyizweho n'umuryango wawe, kikaba cyarashyizweho n'ababyeyi bawe, kikaba cyarashyizweho na sogokuru, kikaba cyarashyizweho na sogokuruza, kikaba cyarashyizweho na sogokuruza wawe. Icyo gicaniro ukaba munsi y'imbaraga zacyo, ukabaho mu buzima bukontororwa n'imbaraga z'icyo gicaniro, ariko wowe utabizi. Ukabaho urugo rwawe, ukabaho mu rugo rukunaniye, ukabaho mu rugo mu ntonganya za buri munsi, ukabaho mu rugo udatekanye, ariko kubera imbaraga z'igicaniro, kubera imitongero n'ibyo bavugiye ku gicaniro ku buzima bwawe. Ushobora kuba uri munsi y'igicaniro, urubyaro rwawe rukagira imyitwarire zigendeye ku mbaraga z'icyo gicaniro. Umwuka w'igicaniro ari ukontorora urwo rubyaro, ntumenye impamvu zirimo biba muri uwo mwanya. Ariko ubuzima bukakugora, bukagora abawe. Abayisiraheli muri iki gihe bari bagowe. Ugakoresha imbaraga zose zishoboka, ugacuruza nk'abandi bikanga, ariko hari igicaniro. Gishobora kuba igicaniro cyo mu muryango, gishobora no kuba igicaniro cy'abandi bantu. Hari igihe mucuruza, ariko abandi bafite ikindi gicaniro bakoresha, bakavuga ngo bakajya mu barozi bagacisha, cyangwa se bakagira ibyo bakora kugira ngo wowe ntuzunguke, kugira ngo wowe bunguke. Bivuze iki? Ku gicaniro cyabo bashaka gutwara no kukunyaga ubutunzi bwawe kugira ngo bubagarukire bo ubwabo. Ukabaho utsikamiwe n'igicaniro, ukabaho mu kazi mukora n'abantu bakoresha imbaraga z'igicaniro kibi, kikakuremerera. Wajya mu kazi ukarwara umutwe udakira, wajya mu kazi mu nda hakakurya, wagera mu kazi ukumva ubuzima buranze, kandi waba uri mu rugo wenda ukumva nta kibazo, ariko ukinjira hariya mu kazi, kubera yuko hari imbaraga z'igicaniro, hari ibyo bacishije, hari umwuka uri hariya ugukontorora, kuko ntimuhuje. Vuga ngo Mwami Yesu, muri imbaraga zose z'igicaniro kibi cyangiragaho ubushobozi, cyangiragaho ubutware, cyananizaga, uyu munsi, iki gitondo, izi mbaraga mbi mu izina rya Yesu nizitsindwe. Uyu mwuka mubi nukurwe hejuru y'ubuzima bwanjye. Senye uyu mwuka mu izina rya Yesu. Senye imbaraga z'iki gicaniro kibi mu izina rya Yesu. Wambaraga we wangiragaho ubushobozi,
wangiragaho ubutware, muri iki gitondo ndagusenye, rimbuka, senyuka mu izina rya Yesu. Gideyoni nawe araremererwa kubera iki gicaniro cyo mu nzu ya se. Abayisiraheli bararemererwa kubera iki? Hari umuntu washyizeho igicaniro cya Bali, ariko agitambira kuri Isiraheli yose. Igicaniro kigira ubushobozi bigendanye n'urwego bagitambiyemo. Haleluya. Uyu munsi Imana yihishurira Gideyoni, iramubwira ngo Gideyoni yarababaye yibaza impamvu. Imana iramubwira ngo kugira ngo aka kababaro gakurwe ku Bisiraheli, kugira ngo Abayisiraheli bahinge beza, kugira ngo bongere kugira umugisha, nuko iki gicaniro kiri mu nzu ya so kibanza gusenyuka. Imana y'amahoro iguhishurire, Imana y'amahoro itwereke, Imana y'amahoro idusobanurire igicaniro cyose, imbaraga z'igicaniro cyose turwana nacyo, imbaraga z'igicaniro kiri hejuru ubuzima bwacu kitunanije, kandi Imana iduhishurira uburyo twasenya, twakuraho icyo gicaniro. Imana imaze kumubwira, yamubwiye ko hari igicaniro se yubatse, ariko imubwira n'uburyo agiye kugisenya. Yesu ashimwe cyane. Yesu we yaratubwiye ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Uyu munsi twebwe turakandagira igicaniro, uyu munsi twebwe turasenya igicaniro cy'umwanzi cyose cyashyizweho mu izina rya Yesu, mu mbaraga n'ubushobozi twahawe na Yesu. Nimo dusenyera buri gicaniro cyose kitavuga Imana, buri gicaniro cyose cyashyiriweho kutunaniza no kuturemerera, buri gicaniro gituma utubaka, buri gicaniro gituma udacuruza nk'abandi, buri gicaniro gituma utagira urugo nk'abandi, buri gicaniro gituma ubuzima bwawe buhora mu kaga, uhora mu burwayi budakira, uwo mugongo udakira, uwo mutwe udakira, izo ndwara zo mu nda zisimburanya buri munsi, igicaniro cyose giteza uburwayi abawe nawe, izo ndwara za karande, imbaraga z'icyo gicaniro ziteza uburwayi bwa karande, uwo mwuka mubi uhure n'umuriro w'Imana. Icyo gicaniro n'igisandare mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Buri gicaniro cyose cy'imbaraga za karande, cy'umwuka uturuka mu muryango, igicaniro cyose cyaturutse kwa ba data n'abasogokuru n'abasogokuruza kubw'ibitambo bibi batambye, uyu mwanya data turahagurutse kugira ngo ibyo bicaniro bihure n'umuriro w'Imana, ibyo bicaniro bibi bisaduke, ibyo bicaniro bibi nibisenyuke mu izina rya Yesu. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo bukeye bwaho Gideyoni amaze kubwirwa icyo gukora, Imana imubwira ngo nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati ndi imfizi ya soya ntoya. Gusenya igicaniro cyangwa se kubaka igicaniro bijyana n'ibitambo. Imana izamfasha nabwo tuzareba uburyo bwo gutamba, uburyo bwo gutamba ibitambo, kuko nta gicaniro kibaho hatariho ibitambo.
buri gicaniro cyose kijyana n'ibitambo, yaba igicaniro cyiza hari ibitambo, yaba igicaniro kibi hari ibitambo. Nabyo tuzagira umwanya wo kubirebaho uburyo ibitambo bitamba. Ariko uyu munsi hari ibitambo se wa Gideyoni yari yaratambye. None Imana ibwiye Gideyoni, iramubwira ngo enda imfizi ya so nto, kuko agiye gusenya igicaniro cya se. Imana iramubwira ngo enda imfizi ya so nto, kandi wenda imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa, ukesheshe inkwi za shere uri butambe. Urumva hari strategy, hari uburyo bukwiriye bwo gutamba igitambo. Akoresheje ibya shere agiye gutamba, akoresheje inka yo kwa se. Ibi ngibi bijyana gutamba ibitambo, ubundi bijyana n'ihishurirwa, bijyana no guhishurirwa. Iyo urimo usenga igihe cyose, Imana iguha guhishurirwa. Ntabwo ari formule ziba ziri aho umuntu ashyiraho, ahubwo bijyana n'ihishurirwa rivuye ku Mana. Ngo nuko Gideyoni ajyana abagabo 12 mu bagaragu be, 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yagize gute, yamutegetse. Ntabwo ari uko yibwiye we, ntabwo ari uko yabwiwe n'abantu, ntabwo ari imyumvire, ahubwo abigenza uko Uwiteka yagize gute, yamutegetse. Ngo abikora nijoro. Ikintu kiryoshye hano, ngo bukeye bwaho mu mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bali cyasandaye. Ikintu aha gikomeye kirimo nuko abantu bo muri uyu mudugudu bari bazi ko iki gicaniro kiriho. Nuko abantu bo muri iki mudugudu batambiraga ibitambo iki gicaniro kibi. Kandi aba bari Abayisiraheli bahoze batambira Imana kera. Icyo nshaka kuvuga hano, igicaniro cyashyizweho aba ari systeme, kandi iyo systeme ifatwa cyangwa se yinjirwamo n'abantu bigendeye naho iyo systeme nicyo yubakiwe. Abantu bo muri uyu mudugudu bose bamaze kuyoboka igicaniro cya Bali, baza kugitambira ibitambo. Mu gitondo ngo basanga cyasandaye. Iki gicaniro bo ubwabo baragitambiraga, baragikoreraga, ariko kandi umumaro cyari kibafitiye ni ukubasenyera, ni ukubashyira mu mubabaro, ni ukubashyira mu gahinda, ni ugutuma Abamidiyani babica urw'agashinyaguro. Abakorera Satani kenshi baba baramaze gufatwa n'umwuka n'imbaraga z'umwijima, zibereka yuko ibintu barimo bakora ni byiza, zibereka yuko ibintu barimo bakora birakwiriye, kubera ko umwanzi afata imitekerereze. Nababwiye ngo ni systeme, afata imitekerereze yabo, ntiyagire n'umutekereza yuko ibihe barimo n'umubabaro barimo n'agahinda barimo ngo abitekerezeho, kuko ibihembo bya Satani ni urupfu. Noneho mu gitondo basanze cya kigirwamana cyabo cyasandaye, ngo bashaka kwica Gideyoni. Uyu munsi turimo turasenga, ariko umwanzi agahita yereka abantu, akakubwira yuko ibyo turimo tuvuga n'ibyo turimo dusengera, ibyo muvuga ni ibiki bundi, ibyo bundi muvuga murabizi. Umwanzi niko ahita azana
imitekerereze mu bantu, akumvisha abantu ko biriya bidakwiriye, kuko abona ikigiye kugukiza, abona ikigiye kugutabara, agatangira kurwanya icyo kintu kugira ngo utabohoka, agatangira kurwana n'imitekerereze yawe kugira ngo utabibamo, kugira ngo utabyumva, kugira ngo utabyinjiramo, kugira ngo utinjira muri aya masengesho. Biriya bavuga ni ibiki? Mu gitondo basanze bari yasandaye, baravuga ngo nimureke twice Gideyoni, kuko Gideyoni yari agiye gukomeza umurimo wo kubohora Abayisiraheli. Umwanzi rero atangiye kwinjira mu bantu kugira ngo abereke ko Gideyoni ari ikibazo. Nibamara kumukuraho, imirimo yindi agiye gukora ntazaba akikoze, Abayisiraheli baraguma mu bubata, kuko niko igicaniro, niko sisiteme yubatswe kugira ngo abantu bagume muri ubwo bubata. Niyo mpamvu kenshi tuguma mu mbaraga z'akarande, niyo mpamvu tuguma mu mbaraga z'ibicaniro bibi by'abarozi n'abapfumu n'abasatanisite bubatse, kubera ko ntibashaka ko tumenya ukuri. Kandi Bibiliya ivuga ngo muzamenya ukuri, ukuri nako kuzababatura. Ariko tugiye gusengera isengesho vuga ngo Mwami Yesu, imbaraga zose z'igicaniro kibi, sisiteme mbi yubatswe mu kirere cyanjye, mu mwuka wanjye, isenyuke. Ibitekerezo byanjye uyu mwanya nibibohorwe, ubwenge bwanjye muri iki gitondo nibubohorwe, umutima wanjye muri iki gitondo nubohorwe, mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo, mu mbaraga z'umusaraba wa Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara kubohorwa, ndahamagara gukurwa mu buretwa, buri buretwa bwose bugendeye ku gicaniro kibi cyubatswe cyakontorolaga ubuzima bwanjye. Mu izina rya Yesu iyi sisiteme nisenyuke, nisenyuke. Iki gicaniro kibi nigisanda mu izina rya Yesu. Aho amazina yanjye yatuwe akaturirwa ku gicaniro kibi, amazina yanjye ndayakurayo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo barabazanya bati ninde wakoze ibi? Bamenye ko ari Gideyoni mwene Yowasi. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati sohora umuhungu wawe apfe. Umva, kubera iki gicaniro iyo urwana n'igicaniro rero hari imbaraga ziza kugira gute? Guhora. Uyu munsi turimo dusenga, hari imbaraga ziba zishaka guhora. Kubera iki? Wasenya igicaniro, wasenya imbaraga. Tugiye kwirukana umwuka wose wo guhora, tugiye kwirukana imbaraga zose zo kwihorera. Ariko ikintu gikomeye, kuko Gideyoni yasengeye mu iyerekwa, ngo Yowasi arababwira ngo niba barari Imana ngo nimurege kuko yasenye igicaniro cyayo. Ariko uyu ni umwuka ruhagurutse wo kwihorera. Vuga ngo Mwami Yesu, buri mwuka wose wo guhora, buri imbaraga zose ziza kwihorera ku buzima bwanjye, mu izina rya Yesu izi mbaraga nizikurwe ku buzima bwanjye. Umwuka wose uza guhora mu rugo rwanjye, mu rushako rwanjye, mu rubyaro rwanjye,